iyo iguha ubugingo, iyo yamaze kuguha ubugingo ibisigaye byose biba ari inyongera. Iyo ahubwo icyo ishaka ni ukugira ngo ubugingo bwawe bube bukeye, bube butunganye. Nta kesi ndahura nayo njyana mu buyobozi ngo mfungwe, ntayo. Ndashima Imana ko yakomeje kundinda kandi ikampagararaho. Ubwo rero nkigira inaha no mu kureka ibyo bitabi, haje amaze gukora ibyo ngibyo, iyo minsi igenda izamo imbwira n'amajwi agaruka ati reka ibi. Naje gufata icyemezo, ndazamuka ndagenda ngura itabi kwa ibyo ngibyo namwaga nakuraga iyo ngiyo za Kabuga byari byarashize kandi numva ntashaka gusubirayo. Ariko mbere yaho gato nkiri umwana, ikintu cyatumye nshyiraho n'iyo misatsi kugira ngo n'umuntu atazitiranya ibintu. Buriya hari ibintu byawe ukunda wowe ubwawe, hari n'ibyo ukundishwa. Rero ibintu dukundishwa cyane nibyo bidutwara ubuzima bwacu twebwe banyabo bagenda muri bya bintu dukundishwa n'abantu. Nk'ubwo nge umumama umbyara yambwiye ko muri za 70 na kangahe Lucky Dubi yaje Kigali. Lucky Dubi mukuza i Kigali, icyo gihe urumva mama yari akiri umukobwa, yamutubwiyeho cyane kwa ko nagakunda kuba ari we negere kwa kare nawe mubyeyi mfite. Yakundaga kundirimbira indirimbo za Lucky Dubi na Bobo Marira. Nyine nkura numva nyine ngomba kuba umurasita nka Lucky Dubi. Noneho mbere yuko ibyo byose binzamo by'itabi, nabanje gukunda umusatsi. Ubwo ndagira ngo nze guhuza no kwiyaturiraho. Kwatura buriya ni ikintu gikomeye. Nimba ureba iyi video ukaba wagira umuntu waturiraho ikintu, ujye umwaturiraho ikintu cyiza, kubera ko buriya iyo watuye ikintu kibi ku wawe cyangwa ku wundi muntu ubuhemutse, hari igihe kimubera umuvumo kuri we. Ubwo naje kugenda itabi ndarigura, maze kurigura aza ndicara. Ariko kuri icyo cyo kwatura hakaba harimo muri njyewe ko nabanje gukunda ya misatsi navugaga. Kubera iki? Wa mubyeyi wanjye wandirimbiraga, wa mubyeyi wanjye wambiraga mu basitari, nkumva nanjye nzaba nkabo, nkura numva ngomba kuba nkabo. Noneho kubera nyine haje yarambwiye ati ibi bintu ntago ari byo bivemo, avuze ati ariko ibintu wa mugani binsuzuguza wabivamo burundu. Ubwo naragiye nyine urumva nakuze mbikunze, nkuko deja nakundaga umusatsi tabiriza nyuma. Nza kugenda ngura itabi, ndumva ari na ruguru umugina yirukirijeho, nta n'urundi. Nagenda rugura ntekera ikintu kiresha nka gutyo, kirekire kabisa kinini, ndagifata nkajya nkifata uko. Noneho mu gihe nari ndimo nditekera, ari cyo ngiye kubabwira cyo kwiyaturiraho, kugira ngo hato mutazajya munabyitiranya cyangwa se mukabivuga n'ibintu mugira ngo murakina bikababaho, mukajya muvuga muti ubuse Mana kuki utatwibuka, Mana kuki. Imana irarengana. Imana yarakubwiye ngo nkiranukira, kandi ndumva nta mukiranutsi gikoze soni, nta wayikoreye ngo yikorera amaboko. Imana rero yo wayitunganiye, iyo iguha ubugingo, iyo yamaze kuguha ubugingo ibisigaye byose biba ari inyongera. Ntabwo ibisigaye ubundi Imana ntabwo uzayisaba ngo mpa amafaranga ngo iyaguye cyangwa se muzima bwiza ngo ibuguhe. Yo ahubwo icyo ishaka ni ukugira ngo ubugingo bwawe bube bukeye, bube butunganye. Noneho ibindi biza ari inyongera. Iyo iguha ubugingo kandi ntabwo yaguha ubugingo ntiguhe ikibutunga. Ntabwo ubugingo ntibuba mu kirere cyangwa mu butaka, iguha n'ikibutunga nyine, cyane ko ni imibiri yacu ari insengero z'Imana. Ubwo urumva rero iyo ufashe nabi nkanjye nashyizeho ibintu by'ututwaje hano, urumva ni ikibazo. Ariko Imana irababarira nyine, Imana ihora ibabarira, tanga amahirwe. Ubwo icyo gihe urumva naragiye
ngura icyo gitabi ndaza ndagitekera, maze kugitekera uko nagitekeraga aricyo cyo kwatura ngiye kubabwiraho. Kwatura ndajya mvuga ati Mana, nakunze umusatsi, none umusatsi wanjye ngiye kuwukuraho. Nimba ngiye gukuraho uyu musatsi n'iri tabi bijyane rwose. Ndaritekera avuga ati dore ndaritekera rangiye, ni Mana iri tabi ribe ari bwo bwa mbere n'ubwa nyuma ndinyoye, ariko nimba ngiye gukuraho umusatsi wanjye none nakunze mbere n'iri tabi bijyane. Ararimwe amaso aragenda atukura hinduka umuriro, maze gutukura hindutse umuriro. Ahantu hari salo, navuga ati munyogoshe, baranga kubera ko direde n'amavuta nakoreshaga muri yakoraga ikabuga. Hari abagande babaga ikabuga bari inshuti zanjye, nibo banzanaga amavuta avuye Uganda, none najyaga njya kuyatora. Ubwo muri njyewe numvaga ko nyine umusatsi wanjye ari cyo kintu nishimiraga mu gihe kigiye bigomba kujyana. Njya muri salo ya mbere banga kunyogosha, njya mu ya kabiri banga kunyogosha, njya mu ya gatatu banga kunyogosha. Icyo nakoze kugira ngo abone ko ndi seriye, cyangwa hari bari bazi ko nasaze ko direde zarayagaga, zari zifite fresheri cyane. Dore nanatoboye n'amatwi inshinzi y'umuhungu yari iraho ngaho. Ubwo naragiye njya mu isoko ngura umukasi, maze kugura umukasi ndaza mfata direde ndabikata. Navuga ati ngaho munyogosha, babona ko baranyogosha. Bamaze kunyogosha habaye Imana, hari ukuntu Imana itabara umuntu. Nabaye nk'umuntu umeze nk'usazeho gatoya, kubera ko icyo gihe nari mfite agakapu k'ibiceri kariho hano, noneho nsohotse mpita mbona paturi y'abasirikare itambitse bayigire mu mirimo yabo. Urumva n'ubu ntago wari ngiye bari baje kureba. Noneho mu gusohoka mu kwita no kwa bamaze kunkura wa musatsi ari ni nk'uruntu rwe runyurusutse. Urumva satani nyine nari ndimo ngenda mwikuraho gahoro gahoro, mpita niyimagina mu mutwe ko mfite itabi muri ka gakapu. Kandi ni iryo tabi nari nanyoye nibyo nimvuye kugura, nabimwereye aho nabimwereye n'ikibiriti ndakihasiga, n'ibyasigaye byose nabise mbisiga aho ngaho, kwa ko ninsabye Imana ngo ngiye gukuraho umusatsi kandi nakunze mbere n'itabi bijyane, ibyari bisigaye nabisizaho. Noneho muri ka gakapu mpita ndebamo ngo ndebe ko hatarimo itabi, kwa ko nimbonye paturi nyuzo ndavuga nyine mbona ari ngiye bari kureba, kandi n'ubundi bari no kwigendera kubera biyobyabwenge. Bamfasha kapu ibice byose nsuka hasi, abantu bayasohoka muri salon imaze kwiyogoshesheje bajya ngo ni nyine mu mutwe bise byivanga. Ndajaganya ndacurika, nsanga natabirimo ndongera ipakira mbisubizamo ndagenda. Naragiye ndwara ikintu bita malaria, naciraga ibintu by'umuhondo. Buriya nk'abantu bamwe itabi bene hano ku ntoki zabo hari ubu harajya kuba umukara, ariko akenshi hajya kuba nk'umuhondo, haba hameze nka kaki ku ntoki. Noneho naragiye ndwara malaria, nkajya nshira ibintu by'umuhondo ngira ngo barandoze. Icyo gihe ari umuhungu twabanaga, ndamubwira se mwana ko numva ndwaye ubu ntibandoze, tise bimeze biti? Ndamubwira ati maze icyumweru nta nzoga nywa nta n'itabi. Arambwira ati ubwo urumogi wararuretse ntuzarusubiraho, ati nurusubiraho uzasara. Kandi nawe yararumwa twabanaga tubisangira, ubwo niko yanyibwiriye. Bya bindi Imana ishobora gukoresha n'umuntu wari wese. Ubwo guhera icyo gihe itabi mbona riretse nyine, maze kurireka urumva n'umusatsi nawe ukuyehombaho niyo indwara iza gukira. Ariko inzoga yo sinayireka, inzoga yo nakomeje nyinywa aho isaha y'Imana rero ishakiye gukorera. Iragenda ikabanza ikakwihorera, ugakata hano ugakata hari ugakata ukajya ngo ntikubona. Iyi none igihe cyayo rero kigeze kugira ngo ikorera, abanza igafata n'ibyayo ikarabanza ikanabihagarika, ikabipozinga, ubundi ikabanza ikabukora rikaka. Ubwo icyo gihe njya kureka inzoga, urumva tuvuyemo aho ngaho ukuntu naretse itabi neretse 2009, ariko inzoga nkomeza nyine 2009 nibwo itabi neretse. Rwose mbanze Imana ko nibiba n'indwara ndi buvurwe n'itabi, wenda naragwaye ndi mu bitaro ntabizi bazabimvuza, ariko mbize bambwira bati byemere kubigira, zanzemera mfe.
ndabizi ko Imana ntabwo izemera ko mpfa kubera iryo taba ari ryo rigomba kumvura, nzavurwa n'ikindi. Imana yantabaye ikamura mu ibyo, n'ubundi ntabwo bajya kubintera amaraso ngo nibyo bimvura. Ubwo ku kintu cyo kwatura nari ndimo mvuga, ndaguhamagaye nkubaza amakuru urambwira ko byanze. Ibyo nibyo bizakubaho nyine, ubwo bizanga. Nese ngeye ko njya kureka itabi, nabwiye Imana nkabwira ati Imana, iri tabi meribe ari ryo nyoye bwa mbere n'ubwa nyuma, bwa mbere n'ubwa nyuma. Nkayibwira ati njye nakunze umusatsi, none mu gihe nakunze umusatsi ngiye kuwukuraho, none nimba ngiye kuwukuraho ni itabi n'ibijyane. Niko byabaye. Gute wumva ko wowe ukora ibi ugakora nabiri ukumva ko Imana itakubabarira? Imana irashoboye, ifite imbaraga. Nta nubwo igombera kuza ngo yirirwe irwana nawe ngo cyangwa ngo ikubohera ahantu. Reka yitegetse biraba, yavuga bigakomera. Ubu icyo ubusabwa gusa ni ukwemera, nta n'ikindi. Ukivanamo umutima wo kunangira, wo kwinangira ngo njyewe. Noneho bya bindi navugaga ngo twe ubwacu turabura, ahubwo tukaba abandi bashaka. Urumva icyo gihe nimba umukecuru wanjye arandirimbiraga izo ndirimbo, nkumva ko ngomba kuba nkabo, urumva ngiye ubwanjye nari ntakaye. Noneho kano kanya nawe uyu munsi ushobora kuba ibyo ukora ari ukugira ngo wemeze, ari nabyo bizatumara. Ugiye kwemeza uriya muntu, wenda pe uranarinyoye, muri gwanyu muri abakire cyangwa muri abakene, uragiye urabwiriwe, undi waragiye ariririye, wenda nteri namwisha kimwe nkuko rikwishe. Nk'ibyo bintu bivuyemo, n'ubundi utarabinywa ko wari uriho, n'ababinywa n'abatabinywa ko bariho. Ubundi hari ubufasha ubundi tuba dukwiriye gusaba Imana. Byo buzabura n'ubwo wabona bimwe ukajya mu rusengero, bigeraho bikahinduka. Pfa kubugi nubwo wajye utabishaka ukajya wangira, urahinduka. Icyo narakibonye. Ubwo rero kukuntu naje kwakira umwami nk'umukiza wanjye, nari ndi mu bibazo n'ibigeragezo byinshi birenze kimwe, ariko Yesu ntiyantaye, yambaye hafi muri byose. Kumbe simenye ko hari nkakata hano mu bifuti, akavuga ati ndakureba, nkakata hano mu bindi ariko ndakureba. Igihe kigeze ngiye kubona mbona ankuruje neza ye, ankize mu mwanya muzima. Inzoga nyivaho. Hari n'abandi bantu bagiye bangira inama, arabo twaganiraga ku bintu bijyanye na Bibiliya cyane, nkajya mubaza imirongo imwe yo muri Bibiliya akansobanurira. Bamwe nabo dukorana, hari n'uwambwiye ati rero buriya rasita rwose inzoga uzayihoreye ntabwo ari nziza. Icyo gihe nari nkikabote, kubera ko inzoga kuva nyiretse ntiyahagaritse nko mu kwa karindwi k'umwaka ushize, ari nabwo ntakira agakiza. Ubwo mu kwakira agakiza rero, buriya urabona buri wese yagujije amafaranga. Iyo hamagaye umuntu ukamubwira ataro ko nshaka ngurize amafaranga bimeze bita, akagwa ati amafaranga nta ruzu yakira, uba wumva ikinyamuneza kiri muri wowe nyine, wumva byose bikunze. Ariko se subiza amaso inyuma, umuntu wamuhamagara yemeye, ahubwo none ufashe n'inzira ugiye gutora ayo mafaranga yakwemereye, ntaribo nayakwimye. Ese uramutse ugiye ugasanga yapfushije nk'itungo cyangwa umuntu, waba ukigiye kuguza aya mafaranga cyangwa byahita bihinduka? Ubwo ntago waba ukigujije amafaranga. Ugiye ugasanga yagize ibyago, ugiye gutabara. Kandi mu by'ukuri hari Imana itanga ibyo byose, hari Imana ikora ibyo byose. Aho kugira ngo twe tuyiganyire, tuyibwire ibitugoye, tuyikoreza imitwaro yacu, ahubwo ya mitwaro yacu tukajya kujya gute kuyikoreza bene data.